Mu gihe ndi kugutembereza nkwereka, ndagira ngo tugende tunaganira umenye niba uri muri ba bantu bazatunga amafaranga cyangwa se niba uri muri ba bandi kuyatunga bizagorana. Ikintu cya mbere rero kizakwereka niba koko uzatunga amafaranga ni igihe iyo ubonye amafaranga imyitwarire yawe ni iyihe. Ikintu cya mbere kikuza mu mutwe ni ikihe? Ese ya mafaranga yawe uyakoresha iki? Hari abantu rero usanga iyo abonye amafaranga ahita abura amahoro, ugasanga ntashaka kuba mu rugo, ntashaka kurya mu rugo, ntashaka kwambara imyenda asanganywe, mbese akumva n'undi wundi akumva arashaka ibintu bishya gusa, agahita abona imyenda afite irashaje, ibintu byose nyine arumva ashaka kugura ibindi bishya. Niba uri muri aba bantu rero ndagira ngo nkubwire ko bizakugora kugumana amafaranga. Uzajya uyabona yes, ariko kuyagumana bizakugora, kubera ko abantu bazagumana amafaranga iyo ayabonye ntabwo ikimuza mu mutwe ari ukumva ko yahita ayasipendinga ngo ashire. Mu gihe wumva ko ugize amahoro cyangwa se utekanye ari uko amafaranga agushizeho, we noneho yumva ya mafaranga nyine yayagumana, aba yumva atayakuraho, ahubwo akumva nyine aratekereza n'iki yakora kugira ngo ya mafaranga agumeho cyangwa se yiyongere. Niba ari umushinga yari afite mu mutwe, atangira gutekereza uburyo yawunonosora, cyangwa se akavuga ati uyu munsi niba wenda aya mafaranga adahagije, reka nyabike nzongere nkorera andi nongeranye, hanyuma noneho kugira ngo uyu mushinga mfite mu mutwe nzabashe kuwushyira mu bikorwa. Uyu ni wa muntu uzagumana amafaranga. Ikindi kintu cya kabiri, uzasanga niba uri muri ba bantu kugumana amafaranga bizagora, uzasanga niba ubonye amafaranga urashaka nyine kujya mu birori bihenze, urashaka kujya muri za nshuti nyine ujya ubona ukabona ariko zirakurenze, ariko kubera ubushobozi bwawe ari buke ntujyeyo, ariko iyo wayabonye nyine uhita wumva nyine ushaka kujya gusangira nazo, uhita wumva nyine buri muntu wese yabona ko ufite amafaranga, nyine ukumva arimo aragukirigita, ukumva ushaka gushowinga off, nyine ukabura umutekano muri wowe. Nk'uko nabikubwiye rero, niba uri uyu muntu nabikubwiye ko uzayabona ariko kuyagumana bizakugora. Ikindi kintu nanone kizagora, niba uri muri aba bantu nyine bizakugora kugumana amafaranga, uzasanga ushaka nyine kugira inshuti nyinshi. Ni ukuvuga ngo wari usanzwe wenda ubona inshuti ziri aho atari nyinshi, ariko iyo wabonye amafaranga wumva nyine wagira inshuti utabasha kubara, kandi ukumva ko ari wowe ugomba kuzigurira, kuzereka ko nyine uri umuntu wahatari, kuzereka nyine ko ushoboye, ukatangira kubizamuraho. Ibi ni ibintu nyine bizakuzanira inshuti nyinshi pe, ariko zose zizaba ari fake friend, nta nshuti y'ukuri izaba irimo, kubera ko iyo abantu bakubonye amafaranga abenshi baraza bakakwigiraho inshuti, ariko mu by'ukuri si wowe bashaka, baba bashaka cya kindi ufite mu mufuka. Ikindi kintu nanone kizakwereka ko uri muri ba bantu batazatunga amafaranga, bazayagira ariko kuyatunga nyine bizagorana, uzasanga uri wa muntu udatekereza gusevinga. Ni ukuvuga ngo iyo ubonye amafaranga utuza ari uko akuvuye mu mufuka. Rero niba uri uyu muntu ufite ikibazo gikomeye, ugomba gusa birarangira iyo uri wa muntu ufite plan mu buzima bwawe, iyo uri wa muntu ufite icyo ushaka kugeraho, ibi bintu ugomba kubyihatira kandi ukabireka. Wowe rero iyo amafaranga aje, uko aje niko agenda. Ni ukuvuga ngo utangira nanone kwibaza ngo ese aya mafaranga agiye hehe, aya mafaranga nayakoresheje iki? Ni ukuvuga ngo ukiyafite wumvaga uribwa, ariko nanone ntushobora kumenya ngo aya mafaranga ashize ati. Niba uri muri aba bantu rero urasabwa guhinduka. Ikindi kintu nanone nk'uko nabikubwiye, uzasanga uri wa muntu nyine ushaka gushowinga off, nyine ushaka kugaragaza ko ibintu byose nyine
see my what, see my car, see my what, see my what, nyine ibintu byose urashaka abantu babibone. Ikindi nanone usanga uri wa muntu nyine uba mwiza, ukagira ineza, ukumva buri muntu wese nyine wamufasha, ukumva nyine mbese muri wowe ufite ineza idasanzwe, ukumva umuntu wese ukubwiye akabazo ukumva wahita ugakemura. Ariko ndagira nkubwire ngo kuri ba bandi bazagumana amafaranga ntushobora kumenya ko afite n'amafaranga. Ushobora kuza ukamuganyira ukamubwira ikibazo ufite akakumvisha neza ko nta mafaranga afite, akakumvisha ko nawe ahubwo yari hafi kuza nko kukuguriza. Ntabwo ari wa bantu bashobora kwereka ko bafite amafaranga habe na gato. Niba uri uyu muntu rero ukaba ugira iyi mico maze kukubwira, birashoboka ko wayihindura ugatangira gukoresha amafaranga aho kugira ngo agukoreshe, ukareka kumva ko niba ubonye amafaranga ibintu byose nyine uhita ubikemura, ibintu byose bihita birangira, uhita uba undi muntu mushyashya. Nicyo gihe cyo kugira ngo witonde urebe uburyo ugiye gukoresha amafaranga yawe, urebe icyo ugiye kuyabyazamo, urebe icyo ugiye gukemura kuko niba kiri ngombwa. Erega needs zihora zihari ntabwo zijya zirangira. Noneho hari n'ukuntu abantu buriya iyo ugize amafaranga na needs ziriyongera, ni ukuvuga ngo ibyo ukenera nabyo biriyongera. Ntabwo kugira amafaranga menshi bikuraho ko hari ibyo ukenera, birahari kandi none biragenda bikiyongera. Rero ugomba gutuza ukabanza ukareka muri wowe icyo kintu nyine kigutera guhita